nimba ushyira ibihangano kuri YouTube byange bikuri ntiwabuze kubona video yawe imwe igiye viral ikarebwa cyane abantu bakayikunda cyane bya hatari mu gihe hari indi video yoho yanze rwose abantu batarimo barayireba. Kibazo ibyabiguteye kubwiye se ko hari uburyo dushobora kuba twakoresha iyo video yarebwe cyane kugira ngo ipushinge izindi, kugira ngo nyine itume izindi zigenda zirebwa. Wabyumva gute? Ni amakuru meza cyane. Nk'urugero rutoya cyangwa urugero rutoya, kanda kuri no video ureba hano, urabona nyine iyi video ije hano ninjye wayishyizeho nyine tu. Ni ibintu byiza cyane bituma views ziza. Ubwo nibwo buryo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri tubuze kuba twarebera hamwe ni uburyo bwo gukoreya ikintu bita list. Ibi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Ya ubane nanjye umenye neza ko kazi subscribe ngiye wumva gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Regra, YouTube ni Creators Rwanda. Reka nze tubirebe. Welcome back once again. Murabizi neza ko iyo turangije ikiganiro tureba comment tukazisomera hamwe ni channel. Hanyuma no kuvuga channel nkavuga n'izina ryawe nkanasoma ikibazo cyawe nkagisubiza. Ibyo ngibyo mumaze kuba mwabimenyera. Ikindi kintu cy'ingenzi mwuka byara mwereka ngira ikibazo kimwe mbabaza. Mbaha nimero zanjye nababwiye gute? Ndaceka narabibabwiye. Kuki ibyo nababwiye mutabyubahirije? Abantu barampamagaye ari benshi, barampamagara none wongera aho ngaho bone nyikuraho. Ariko none narababwiye nyine tu, niba utarayibonye usubire mu kiganiro twakoze nyuma y'iki ngiki isomo rya 11 ubirebe. Nabaye nimero zanjye kugira ngo nimba ukeneye consultance aho urana mubwira ko yishyurwa. Rero umuntu araza ati bite Oliver nagize iki kibazo, umuntu ntanasuhuje ngo none Oliver yego gahita mbwira ibibazo bye nta n'ikindi kindi. Manje mwana nsekeje hano mukurikirana Creators Rwanda rwose muzi gufatirana cyangwa se u Rwanda nimwe muzarubamo kabisa. Sha mwaranyemeje kabisa. Sha ako ntari bitu ntari ariko nyine next time mujye mwikubita agashyi nkoka byaramwe, mujye mwikubita agashyi sibyo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza nyine tutazajya usanga turimo. Okay, rero ikindi kintu tugiye ko twarebera hamwe ni ibyo bintu nakubwiye. Ubu buryo bwa mbere ni uburyo bwo creating a list. Ubu buryo bwo creating a list ni uburyo bwo creating a list nyine, ariko list iri visible, list iri buze ko yabonwa na buri umwe wese. Bifasha iki rero? Uzitegereze iri kurebera ikintu kuri YouTube, hari uburyo kimwe kirangira video yarangira ukabona hahise hazamo indi video, ariko iyo video wakitegereza ukabona ntabwo ukabona iyo video nyine ntabwo ari iyo channel n'iyindi video bari komanza. Ibyo biterwa n'iki? Nuko nyiri iyo video cyangwa se nyiri iyo channel atabashije kumenya uburyo ari buze ko yabimanaginga cyangwa se uburyo ari buze ko yatondeka video ziwe kugira ngo video ye nivaho hahite hazaho n'indi imwe nyine nanone nayo ari yiwe. Icyo nicyo kibazo gikunda kuba cyaba iyo utabikoze rwose. Ndakubwiza ukuri ko video yawe ivaho hayitajyaho iy'abandi. Rero icyo tugiye kuba twakora muri iyo liste tuyibuze kuba twayikira nitumara kuyikira hanyuma nkwereka uburyo bitondeka kugira ngo video nivaho, video nyine nivaho yindi hahite hazamo iyawe nyine tu. Izawe zikomeze zise creatinga mpaka izawe nizirangira zose hajya yizabanda. Ariko nyine nibyo byiza nyine bituma wongera viewership. Ubwo ni uburyo bwa mbere ndi bubigishe. Ubundi buryo bwa kabiri nababwiye ni uburyo bwo gushyiraho nyine video yawe yarangira hagahita hazaho indi video ushaka kuri buze guhita ikurikiraho nyine kugira ngo nimba video yawe yarebwe irize gufavoriza n'indi video. Ibi byo ni byiza cyane kuko bikora kuri ntuze, bikora haba kuri video nyine, video nshyashya cyangwa se video yagiye viral. Video zose nyine birakora byose. Iyo listing ushobora gukorea list video warayipostinze cyangwa se ukayikreya nyuma. Nubwo buryo bundi bwo gushyira video yawe inyuma cyangwa se ukayishyira ahantu nyine ku buryo yabwira umuntu tikana kuri video akaba yayikandaho nabyo bigakunda. Ibyo nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Ndakeka amagambo none ni make uyu munsi kabisa. Uno munsi dufite ibikorwa byinshi, dufite pratique nyinshi tugomba kuba twakora. Nabonye na comment zanyu zabaye nyinshi nazo ndibuze kuba nazisoma, niyo mpamvu ubona ntashaka kwizimba nyine mu magambo bya hatari tu. Kaze banze mbe ntegura nyine tumbe ntegura uburyo bigiye kuba byagenda. Ariko nyine abajama mwaransekeje kabisa. Umva abatipe bazi gufatirana bya hatari. Okay, tugiye kuba twarebera hamwe uburyo bakiriya nyine iyo liste. Kanze
rero hari nyine reka tube tuniganira, tujye tunaganira bijye biva kuva mw'ibi nyine bya content creation, tuniganire mu buzima busanzwe. Kubera ndi umuntu ukunda guciringa nyine mani, ngaho tekereza abantu bageze muri 80 bampamagaye 80, ahubwo bageze nko ku 150 mu munsi umwe cyangwa se mu minsi nanone bacyamamagara nyine mani. Apart yo kuvuga ngo wenda ni ibi bya YouTube dukora mani, umuntu aba akeneye gushaka nyine n'indi mirimo tuyashikeneye kwihiringa hane kugira ngo abone nyine abona aho ari buze gukura ibiceri. Murabizi nawe uri umujene uri i Kigali, ibintu ari insazi. Rero abantu ntabwo babyumva, nimba umuhaye nimero yawe yumva neza ko ikibazo cyawe kiwe nyine aricyo kiri priorite cyane kuruta ibindi. Kandi brothers and sisters, Kigali ntagahe, Kigali igendwa n'uyizi. Niyo mpamvu navuze ati consultance ari amafaranga uba ugomba kunyishyura. Kandi abayishyuye ndakeka mwarabonye neza ko nabafashije, kandi cano zanyu ibibazo mwari mufite byarakemutse. Hagira ugira icyo ashinja, ntabwo ntawagira icyo ashinja kabisa. Okay, tugiye rero kuba twagira ute twabirebera hamwe. Ikindi kintu cy'ingenzi nababwira nuko ibi bintu kugira ngo byibuze aho kugira ngo tumenye neza, kugira ngo nyine byaba byiza nyine byaba byiza cyane ufite laptop ufite laptop nibwo byaba byiza kabisa. Kuko nenda bikora kuri laptop nibwo biri buze koroha nibwo bibuze kuba byakoroha. Okay, reka nze turahera kuri liste, tumara guhera kuri liste turibuze kuba twagira ute, turibuze kuba twakwerekana bya bindi nyine wereka ngo kanda kuri iyi video kugira ngo ibashe gufavoriza tuze video zawe. Reka nze duhite tubikora. Okay, I hope you are doing good. Reka rero tubitangire nyine reka tubikore kuko nabibasezeranyije. Ikintu cya mbere uri buze kuba wakora, ikintu cy'ingenzi uri buze kuba wajya kuri Chrome yawe. Nabwo ko gukoresha laptop nibi byaba ari fresh cyane nyine kuruta ibindi byari byo byose. Okay, numara kugera hano kuri Chrome yawe, ikindi kintu kiri buze kuba cyakurikira, uri buze kuba wajya hano muri searching cyangwa se ujye kuri YouTube. Reka nkoreshe ujye kuri YouTube uri kuri Chrome na telefone byakunda, ariko nyine ga screen ka telefone kaba ari gato ngira ngo murabizi. Abari insazi. Numara kugera hano nyine aho ba displaying ama video yose, uri buze guhita ujya ahangaha nyine uri murabona kandeho. Numara kuba wakandaho, ikiba gikurikiye hano urahita ujya hano kuri YouTube Studio. Okay, iyo ugezemo hano muri YouTube Studio, ikiba gisigaye ni ukugira tujye gucreate ya liste nyine tu. Ibi ngibi ushobora kubikora kuri video ya uploadinze cyangwa se utara-uploadinga video. Reka wenda tuze hano tujye nkangaha ujye gucreate liste wumve neza, nicyo kintu cya mbere tujye guhera gucreate liste. Uraza hano create numara create ujye hano new list kandeho. Barahita bakubaza titre ya liste, wenda reka ngenda shaka wenda example, ni example tu kuko ndahita nyisiba no kugira ngo mbibereke example. Urabona liste bayise example. Hano ushaka wandika description y'ibyo ya liste bitewe n'ibyo wumva neza ushaka nyine tukwandika kuri liste ni description cyangwa se ukayihorera. Iyo umaze gucreate iyi liste rero wumve neza, uhita uza hanga kuri visibility. Iyi visibility itayerekana uburyo iyo liste iza kuba irashaka iyo liste igaragara cyangwa se itagaragara, ariko igomba kuba iri public nyine tu. Hanyuma ukaza hano date published ugashyiraho nshyashya bitewe nyine ni liste. Iyo umaze gucreate iyi liste urabona ko ni liste nshyashya. Ikindi kiba gisigaye ni ugushyiraho ama video dushaka ko aza kugaragara kuri iyo liste. Birumvikana ikintu cy'ingenzi cya mbere turi buze ko twafata add. Kandi nyine nukanda add hari hanze barahita bakuzana ahangaha barayibikuzane bakubwire video nyine ushaka kuba wahitamo kugira ngo zijye ku iyo liste. Urahita uza kuri ya video yarebwe cyane. Urugero wenda ni iyi ngiyi ya no kwipoza, iyi ngiyi ya mbere urayibona done. Iyi ya mbere nureba neza kuri liste ahise hajyaho video imwe. Numara ko washyiraho video imwe wituza hano izi video zose, izi zose ubonamo hano zose iyi ikanzeho hano itiza nyine tu ahangaha handi ahangaha witubona neza ko zise zizaho nyine ikanze yitijyaho utuvivure twose video zawe zose uzishyire muri iyi liste
kugira ngo video imwe nirangiza kwiplayinga indi ihita ijyaho iyi playing nta kindi nurangiza list irangiye ukanda iki done. Nurangiza gukanda done urabona ko hagiyeho video 13 ni video zanjye zose maze kwa uploading. Izi video 13 nindangiza ndasoje gutya list byose nabirangije bimaze kukwereka byose wabikoze ibintu byose biri ku murongo. Ikiri bukurikiye urahita uza hano create list. Ibintu biri easy cyane. Rindire gatoya irimo ira create list done. List ubu ngubu yarangiye. Ubu ngubu ninjya kuri YouTube yanjye bisanzwe gukoresheje telefone cyangwa se ikindi cyari cyose kajya kuri YouTube nyine byanjye bisanzwe kajya muri dashboard yayo kazi nkwereke wenda creators Rwanda kaze hano kaze nkwereke list ko zamaze kuba zageramo tu. Urabona iyi ni Creators Rwanda. Nuza kuri Creators Rwanda mwimbere wayinjiyemo ukazana urabona video ubone short kantu ka kane niho haba hari list. Urabona ko nge fitemo list ebyiri hari y'amasomo dore indi list ya indi hanze ya example wayibonye ngiyi hano. Iyi list y'ikifasha nta yindi video yakinwa yaza yivangira video zanjye paka iyi list irangiye. Reka wenda nkwereke nk'urugero rutoyi tureba nk'iyi video iyi bita kugura subscribe iriya irangiye iyi niyo navuze nyine wenda ikunzwe n'urugero ne par exemple. Reka wenda nyikine irangire urumva reka nyikine irangire ihangana internet abajaba badifata buguzi nabo sana bafite ibibazo. Okay, reka nze iki irangire gukina urahita ubibona nta kindi kintu ndi gukora. Ugirebe indi video igiye guhita ijyamo ni yande uretse gato ndabibereka byose. Okay, urebe indi video iyi wita ijyaho ni yanjye nayo indi giyeho ni yanjye. Okay, reka zimbende urabona n'indi giyeho ni yanjye. Noneho reba hano kuri ya list yacu bita example. Reba hano ahangaha nyine hari suri nibitegereza urabona hari list ya video irimo irakina dore ya mbere ikinya indi yakunzwe cyane nakubwiraga dore ya kabiri igiyeho ni video yanjye. Iyi nayo ya kabiri nirangira hano nimara kwikina yose irangiye nyine igeze ku musozo hari bwite haza kujyaho aka gashoti. Reka mbyorere noneho urebe ko n'agashoti katajyaho. Ndabizi hari abajama bagigira ngo kubera iki suyigize urabona indi igisijyaho nyine like izi list iyi video irakina izi video zose mpaka nyine tu. Anga rero ubiprofitiramo ryari ubiprofitiramo cya gihe umuntu wenda barimo arakina video zawe wenda agayikina wenda akiryamira birumvikana list yawe yikina ijoro ryose cyangwa se bitaba ari byo ngibyo ugasanga umuntu ndari muri rwinshi ntabwo riuze kuba byasaye. Hari abantu bashyiramo YouTube ibigiyemo nyine biri auto akaba ari byo yumva rero icyo gihe bituma ari wowe ukomeza ugaruka mu matwi yiwe ugasanga yagukunze. List nyine ibiri ahanga iyo umuntu akinye video yawe gusa iyi list nayo ihita yiyerekana nyine tu video zigagenda ziza na views zikagenda ziyongera. I hope ko ako kantu ka list bimaze kugasobanukirwa. Reka turebe kare kantu kanyuma ko gushyira nyine video ziribuze kuba zahita zikurikiraho akagakora nyine ushaka nko gufavoriza video yawe yuriya wenda wanyishyuye cyangwa se undi wese yanyishyuye ndashaka ko iriya video yawe wakoze nirangira ahita ajya aka kanje nyine kugira ngo abantu bakabone ukamba izo sene kazikinyiraho nka rutamira namara kurutamira kabigushyiriraho kandi nawe bikakugirira umusaruro. Akari karangira nibwo turi buze kubaza twasoma comment. Okay, ikindi kintu wenda nakubwira cy'ingenzi buriya nakongeraho kuri turiya tuntu ni ikintu nyine cya ikindi kintu cy'ingenzi plutôt nakongeraho nuko biriya bintu nanone ushobora ko wabikora uri kwa uploadinga video. Reka byose tubaze tubirebere hamwe hanyuma ndibuze kuba nabikwerekera icyarimwe nyine uri kwa uploadinga video uburyo wabikorera rimwe nyine bidasabye gusubira inyuma. Ubu ngubu ndimo ndabikora gutya kubera ko tabonemo na uploading ariko nanone byose kumenya bari sawa. Ikindi kintu tugiye kuba twakurikizaho rero no gucreate no gushyira nyine video ahantu nyine tu nka kwa kundi navuga ngo urebe iyi video ukahita uyerekana igahita igaragara. Okay my people, uburyo tugiye kuba byagenda nta kundi urahita uza kuri YouTube yawe ndagira ngo nyine kwa uploading video nkwereke uburyo uri buze ko washyiraho related content.
uraza kuri YouTube yawe nk'ibisanzwe nkuko usanzwe uploadinga, uze hano uploading video nyine any video yose ushaka kugira ngo video yawe hajye ku video ushaka nyine zize kujya inyuma ya vya video yawe. Hanyuma nurangiza uza no bikore just bisanzwe nta birenze. Iyo ugeze ahangaha rero niho ruzingiye cyane maremare. Urahita uza ahangaha uvuge hano wandikeho title yawe, description yawe, ama thumbnail yawe uyashyireho. Nurangiza munsi y'ama thumbnail urahita ubona playlist. Iyi ni ya list twa create mbere ugiye ko yagarutse hano kuko ya list yabaye public. Ndibuze ko nabibereka ko ya list yayisijyaho ako nabiberetse ako nongera bibereke ntari. Unoza hano urahita selecting a list. Bahita bakuzanira list zose wa create. Hari list yandi twa create ya example, dore ngiyi ndayihitamo. Ubu nimba nyihisemo hano video yanjye iri buze guhita ijya muri list ya example, right? Niza hano nkajya muri amasomo, iyi video yanjye iri buze kubarizwa muri list ebyiri. Ariko nanone ntago ari professional. Reka tuyishyire muri list imwe, ariyo iyi list dufite ahangaha. Iyi list rero dufite ahangaha nurangiza kuba wayishyiramo gutya bigenze gutya, uri buze guhita ujya hehe? Uri buze kuba wajya hano done. Numara kujya done uze hano next. Hano rero ndagira ngo muhitegereze neza mu kanure kuko niho hantu hingenzi cyane no kuruta hari ya hambere. Ahangaha ubu ugiye kuba watuma hari video nyine iri buze kuba yagaragara. Reka ze basomere neza kuntu handitse hano. Add an end screen. Musalimu promote related content at the end of your video. Promoting related content cyangwa se content zimeze nkaho zifite aho zihurire video yawe irimo irarangira nyine. Bya bindi naberetse nyine tu. Video ikarangira agahita haza mindi. Reka ze wenda nkwereke. Ushobora gukanda hano add, wenda reka dukande hano add. Ukanzemo hano add barahita bakuzana ahangaha. Niwitegereza hano hantu bakuzanye ni ku mpera za video yawe. Niwitegereza reba ino video ifite iminota 19 n'amasegonda 55. Ahangaha ku mpera ni ku munota n'amasegonda 19 n'amasegonda, urabona n'amasegonda atageze muri n'amatsiyeri sequence kwanza nyine ya nyuma tu. Icyo ndibuze kuba nakora hano hari utundi tuntu turi hano hejuru nyine. Icyo ndibukore ndibuze guhita nshobora kuba nakoresha utu nkadinga element ngagira ibingibi nyine, urabona ni nadinga hano element kadinga wenda ningira video. Hano hari buze kuba hajyaho video nyine tu. Ndibuze gukandaho hano wenda most viewed video, best ever video cyangwa se ahubwo ngo choose specific video. Hano choose specific video baba bagwaye uburenganzira bwo kujya muri video zawe ngo uhitemo nkuko mubibona. Wenda reka mvuge hajye hiyi ngiyi. Urabona ko ya video isijya hangaha. Tumeze nkaho turimo turubaka, right? Ikindi wenda ushobora kuba wenda ibingibi bimeze gutyo ukumva wenda ntubikunze, ibishobora kuba wabisiba nyine tubikava bakakugarurira hano. Ushobora guhita waza hano hari iyindi format baba bagwaye nyine uburyo byawe biba bimeze. Hano haba ari no kwadingaho one video ni format yabo, ugashyiraho na subscriber imwe. Reka nashyireho hano one video na subscribe imwe. Urabona hano barita bazana default nyine, barita bazana best for viewed. Mbega bahita bazana gutya. Ariko ushaka ahanga iyi video hano bahita bazana video yarebwe neza cyane. Ariko ukashaka wakandaho hano wakangaka ugahita uza hano kamanuka ugahita choosing a specific video nka bya bindi nakoze hari. Iyi video ushobora kuba wayimodify nyine birakunda, it's okay, right? Ibi ngibi ndakeka nabyo bivuye. Warangiza bashaka wumva utabishaka ukagasiba, ntabwo hajyaho tubirajyaho kamwe. Okay, akandi ni hano bagwa one video na one subscribe. Uretse ko ibindi kiba gitandukanye hano ni format. Twambere no ni video nyine. None reka tumanuke munsi nureba barahita bagwa one video one subscribe, no bagohe two video, ugashyiraho video ebyiri nyine. Hano hari imwe video imwe na habe hari indi video zibare ebyiri nyine zitandukanye tubitewe. Ushobora guhitamo video ushaka ko washyira ahangaha, byose aba ari amahitamo yawe tu, n'ibyo bintu ushaka tu, like biterwa nyine tu. Tumanuke hano baraguha two videos, baraguha video ebyiri gusa hano, ushobora gushyiraho video gusa hano nyine tu, bigenda biterwa n'icyo urimo urahitamo. Reka nombere imbisiyo simbishaka. Hanyuma aka kanyuma nashakaga ndabona nkabonye ni ngiyi one video one playlist one subscribe. Reka wenda nkwereke video nijya kurangira bizaba bimeze gutya. Hano hazaba hari liste. Iyi liste ndabibereke. Hano hari video, hano hari subscribe nyine abantu bari kubasanga ba subscribe kuri channel yacu. None reka nkwereke kugira ngo ushyire liste ushaka izajya yiplayinga inyuma ya video. Uraza kuri ya liste hano
numara kuza kuri ya liste uyikandeho hano uyiselecting na solo, nurangiza uze hano kuri playlist nyine ahangaha ndakeka muri kuhabona, ukande hano kwa kantu kameze nk'agakaramu ukandeho, numara gukandaho barahita baguha list ushaka, yenda reka selecting iyi ngiyi y'amasomo, ninkanda y'amasomo, amasomo arahita azamo like this. Ubu ndangije nshaka hano nahita savinga, save. Ubu gutya birarangiye, video nimara ko yaka-uploadinga bira byose nayihaye nibyo biri buze kuba byaza nka kwa kundi nyine nakubwiraga. I hope ko gutya ibintu bimeze neza nko kabyaramwe, ibintu si wero, ibintu ni wero mugani wa munshuti wanje nuko ndavanga ibintu ni wero. Okay, right, ndakeka ibi ngibi tubisoreje aha ngaha, ndakeka mwabibonye. Abandi bajya bamamagara ngo byatunaniye, urabona indi session igiye gukurikiraho ni ya session mukunda muri benshi, ya ma comment yanyu rero ngiye kuyasoma. Undi iyi session nyikunda kubi, umuntu udakunda iyi session sinzi kabisa, kubera ko iyi session nyine niyo abantu benshi babisangamo, akobaza utubazo dusekeje, utudasekeje, utwubwenge, utari ubwenge, aba ari melange. Ndetse ko buri muntu wese wanditse comment aba ari umuntu nyine w'ingenzi. Ni comment 95, urumva nizo tugiye kuba twasomera hamwe, kandi zose ngomba kuzisoma nubwo zaba 3000, umva nzajya nzisoma kabisa. Kindi wera nababwira usundi, ndashaka ko nzajya nzana aba content creator nyine tubarenze, bafite ama YouTube channel akomeye, batubwire n'amabanga bakoresheje nyine tu. Nimba uri tayari umva nzabakorera byinshi cyane kwicara. Nimba mumva neza ko twazabazana nabyo mubyandike muri comment, mubwiye ati muzabazane ntari Imana nzabatigita nubwo barabiyemera mana aba content creator bo mu Rwanda bariyumva kugira ngo ubone waguwa kwemerwa interview. Icyo kiba cyagize gutya cyakurenze, ariko ni ukubatigita nyine. Nimba mwumva neza ko twabikora mukazabana nanjye, sinzabazana ngo ibiganiro byabo bivuye views shabane, kandi namwe mwana mbona mwana bikora. Murebe hano muri comment na pininzemo WhatsApp group nyine tukanda joining, ujye ubonamo amatangazo gusa, ntabwo ari kuganiraho, niyo kubonamo ama notification. Okay, reka nze rero dusomene ku isomo rya 11, reka nze dusubize comment zanyu z'abantu batubajije. Okay, wa mbere man Ngarambe official, ese izi video zo kuri YouTube bazamamazamo? Bazamamazamo, uretse ko mu Rwanda nta ads zihari. Mu Rwanda nta ads zihari, ziri blocked, niyo mpamvu ubona uryoherwa na YouTube, ariko abandi bari hanze uzababaze bazamamazamo bigatinda, ni naho natwe dukora amafaranga. Icyo ndageka cyumvikanye. Ishimwe Fidelis, mwiriwe neza. Iyo umuntu adownloadinze video yawe hari icyo bikumarira? Ntacyo. Niyo ushaka ni nkunda ujye urebera video yanjye hano kuri YouTube uyirangize, nibwo uzajya umpa watch time. Ako nimba uyidownloadinga umenye neza ko muvandimwe hakundi nyine twabigira utese, ujye uyirebera hano kuri YouTube, umpe like na subscribe. Gwacu Times, yes brother, ndakwemera nanjye cyane. Niba bikunda uzaduhe skills kuri Facebook account, uburyo yaguhemba utakoresheje page, biba byiza kumenya. Aha hakoroheye cyane, courage kandi bro. Asante sana Gwacu Times. Facebook, Instagram ntabwo bihemba mu Rwanda, kereka wabonye sponsorship cyangwa se wabonye umuntu uri buze kuba wakamamariza. Facebook ihemba muri Kenya, Facebook ihemba muri za Amerika, ni muri Kenya ihemba na South Africa muri Afrika. Ariko twebwe shawapi kabisa, kereka guverinoma y'u Rwanda nidushyiramo imiyaga nyine bakagenda bakadiringa na metadata, bakaba baduhemba, bahadukoreye akantu ka danje kabisa ko ba content creator bo mu Rwanda. Ariko Facebook zo mu Rwanda uko yabimeze kose, Instagram uko yabimeze kose, umva ntuzirirwe wirushya, ntuzirirwe ushya umutwe, ntabwo Facebook yemba mu Rwanda, ntabwo wa monetize uri mu Rwanda. Video zisekeje, sorry ndakeka naragutengushye kuko wari wavuze ko uzasura channel yanjye kubera ukuntu yitwa, gusa ndatangira gushyira content, ariko I promise you ko hamwe n'ubumenyi duha nintangira gukora upload nzabikora neza cyane kandi thanks. Ya video zisekeje byo warantengushye brother, wabivuze ko warantengushye nagezeyo, ahujya ngo seke ndarakara.
ni insazi kabisa. Ariko ntari brother, cyambere ni ugushyiramo courage kandi it's okay, bizaza man, bizaza step by step. Dusaba Imana Moise aravuga ati Imana ikwihera umugisha kudusobanura views, follow and others. Yeah, thank you sana. Undi bamwita Kibare TV, uzatubwiye kubijyanye na YouTube recommendation, impamvu yatuma batayiguha na channel history. Man, YouTube recommendation buriya ntabwo ari YouTube yiguha. YouTube recommendation urayikorera. Ati gute? Nimba iyi video muyirebye, nimba ugejeje hano kino kiganiro, uri buze ko watuma hari abantu runaka video yanjye igeraho. Rero gutyo abantu bagenda bakunda video yanjye, bagenda bayirekomanda tu. Buriya video yawe, video yanjye nimwe muyiha recommendation, ntabwo ari YouTube. Mwamuyirebye cyane mukayikunda. Buri kintu bita kutanga like mukabyaramwe ni ikintu kinyenzi cyane kuruta na subscribe. Ndetse ko byose ari iby'ingenzi, ariko nanone nuzajya wumva neza ko ukunze umuntu, ukajya ureba video ye ngo igeze hano wayikunze, ariko nanone ukaba utarayiha like. Kubera ko icyo gihe bituma utagira recommendation nyine. YouTube irareba ikabona nyine ntabwo abantu kwireba ko nyine like na comment biri mu bintu bituma video yawe bayipushinga. Ugitanga like na comment. Blessing Media turagukunda cyane ukuntu udufasha. Asante sana, nanjye ndabakunda. The Focus TV yewe mumpe sub mwana, mugire vuba ndabishyura. Umujama yararagaye. Born to Hustle, ndakwemera mbe ufashe nk'indirimo y'umuhanzi ukayishyira muri video yawe, bihanwa gute? Bagwa copyright. Tuzigirane mutekereza gukoresha indirimbo y'undi. Nimba udafite indirimbo yawe, jya kuri YouTube studio udownloading y'indirimbo. Ibyo bintu byibagirwe, ntuzigire unatekereza kubivuga, tuzongere no kubitekereza ahubwo cyeka ibyo byumvikanye. Kefa Films present Oliver, ndashaka ko uzadusobanura ibijyanye n'ibintu byateza imbere urubyiruko bitatu kuri social media. Ya, iki kintu nzagikoraho. Ariko wajya kuri Oliver Rigrato Hombi News Fresh. No mujama bahise banamusubiza. Nayo umutipe yamusubize. Tera gatebe wiga. No mujama ararenza arasubiza, kandi uno mujama kabisa, uno mujama mbona nzanamutaba bro. Kuri social media bisaba ngo ukore ibyo uzi kandi ushoboye kugaragaza neza kandi ko byagutunga. Yeah right. Ibyo avuze nibyo. Tera gatebe wiga namubwiye kabisa. Uwiga TV Oliver mbere tangira ngushimira kuko uradufasha. Okay. Sawa, asante sana. Neza Media Creators, ndagukunda cyane. Nizi app zikora thumbnail. Harimo iyo bita InShot, harimo niyo bita Canva, byagufasha gukora thumbnail. Undi bamwita Digital Buys, aravuga ati byiza cyane, ndagusabye uzaduhakire amakuru ajyanye na Facebook page monetization ku bantu bari ineligible kubera country. Nabisobanuye. Cyubahiro, keep up bro. Asante. Silent Boy, ndagufana bro. Asante sana, naye ndagufana. Iganze Life Village byambayeho creators. Ya, bibaho ibyo mvuga rwose bibaho. Tera gatebe wige uraduhugura bro, komerezaho. Asante sana Tera gatebe, nawe uri umuntu nyine w'umujama uramfasha byahatari gusubiza abantu nyine mu gihe ufite ibisubizo, which is very good. It's very nice kabisa. Nyine abagaragaza spirit of active. Ntashyari TV ndahabaye kabisa, ndakwemera Ntashyari buriya nawe yarahari. Buriya mana umuntu wese uteye comment mubika mu mutwe. Ntashyari ntabwo ari bwo bwa mbere. Ni Polo Comedy, urakoze. Asante sana ni Polo Comedy. Damuji Agatima Rwanda, asante sana. Liberata Nzabanita ashyira Agatima, asante sana. Ibrahim ni gute nagura sabu nangahe? Uzanyandikire ku ya nimero ariko ufite amafaranga. Banza usobanukirwe video, hanyuma nuzazishaka umuhamagare. Tera gatebe ndagukunda kabisa. Tera gatebe arabansubiriza. Smart Rwanda byiza cyane kabisa. niyo niringiye Moise, King Moise aramfashije. Asante. Niyo si bro, turakwemera. Waduhaye namba yawe, hari abahise bamusubiza. Tera gatebe inshuti, byaba byiza ukoze ibintu
ukunda kandi usobanukiwe neza. Reba comment number 1 ubanze ukurikirane video yose ya sante. Teragatebe wige ni umujama arabasubiza ni gute wasukura ijwi wa recordinze ukuramo background irimo. Wakoresha CapCut irabikora, wakoresha app yatweretse bizagufasha ya CapCut narayiberetse. Teragatebe wige yabikubwiye hano. Fideli ndakwemera, asante sana Fideli, nawe ndakwemera. Cyubahiro nawe icyubahiro si ubwa mbere. Ese kugura channel iri monetize ni byiza? Ushaka kuguyigura nihe wayibona? Ushaka kugura channel iri monetize nanone wamvugisha nayiguha iri monetize. Okay, Siridio umuhanzi w'Inyabitekeri ndamuzi no mujama agira indirimbo nyinshi ashyira hagati sante. Ndashaka nimero yawe, mfite ikibazo ushaka ko wamfasha. Mwana rero reka bamwita muka gikwiye Viviane. Reka noneho nshyire umucyo kuri ibi bintu nongere mbahe nimero yanjye. Nimero yanjye ni 0784244890. Ariko iyo nimero kugira ngo ngire icyo ngufasha isaha imwe ni 20,020. Kugira ngo nyine twicarane isaha yose nyiguhe yanjye uranyishyura 20. Nimushaka iminota 30 ni 10,010 kandi ukabyishyura mbere tukajya twavugana. Iyo niyo nimero yanjye nuko biba bimeze brother, kandi yihangane nimba utayafite nyine uzajya ukurikirana no kuri creators z'u Rwanda za mbikubabwira. Kindly lyrics of hey regla nakubazaga uko wahisha ko uri online kandi uriho no kuvuga ngo kajya man byo kuri WhatsApp handi kuri YouTube, byo kuri WhatsApp ujye kuri Oliver Tips account. Ndagusuhu uyu mwita François Habarugira. Ndagusuje Oliver, ndi umurundi ndagukurikirana cyane. Channel yanjye yitwa Fran Ibrahim, nigisha igiswahili. Nashaka kukubaza uko wakora logo mu buryo ushatse brother. Rero ntabwo byose nabimenya bro, byose nabimenya. Hano nigisha ku bya YouTube, ibyo ngibyo nabyo yego ndabizi, ariko se ubu nabivanga nibi. Hano turi muri content creation brother, asana wihangane nyine tu. Buriya ngiye man nyine ndabyumva wabimbajije ubabaye, ariko nyine nanone ngomba kukubwira kabisa. Ano ariko se wenda nizi ni ID abantu bankurikira ndo nizi ni ID. Nimbuze uburyo bakora logo, bakoze channel ikora logo, uno muja mukaza ukamusubiza ati jya kuyicano cyabe gukorera. Akumajye mugira ubwenge cye nako ntiyabe gukorera gwa subscribe bakagukurikirana. Konda nzirahari. Teragatebe wige bro, hano yese amusubiza bro, gukora logo nshaka gusaba ko warize editing zabyo, kandi ushobora gutanga amafaranga cyangwa se ugatanga bakayigukorera, cyangwa se umuntu ufite kime agataka kuri YouTube nyine akabikora. Man ni ibintu bigaragara bro. VP turakwemera cyane. Ese iyo video yari ifite copyright ugakuraho iyo soundtrack ngo nta kibazo biteza? Mene nta kibazo biteza, kabisa. Tekereza ko ukasi igice bakweretse gifise copyright bitabikemuka. Yagusubije Teragatebe wige. Trezor motivation abanga dushaka mutubwire ama content y'abantu bakunda kugira ngo channel zacu zidoge byihuse. From Burundi bizagusaba kureba video ye kureba muri studio yawe ahantu hari ijambo inspiration wabasha gukura igitekerezo cy'ibyo wakora birebwa n'abantu benshi. Ibi ngibi nabyo byakora kabisa. Ibi ngibi Teragatebe wige abwiye Trezor, ariko nanone nzabaha idea, nzabaha suggestion y'ama content mwakora ntari bitunda bibemereye. Rurai official nanjye njyambitekereza kuyagura abasabu uzayazana amafaranga nyarye, ariko nanababwiye ingaruka zabyo kuyarya, ariko nanone ukabira icyuya. Okay, nishimiye amasomo yawe pe ndaka, asante sana. Jonas official. Ese subscribe za short na views byagufasha YouTube growing igakora? Yego. Isimbila William Oliver uradufasha cyane. Ikibazo cyanjye, ese video zo muri Canva hari zishyurwa n'iz'ubuntu? Ese wazikoresha muri video niba guhe reuse the content? Wakoze zawe se brother? Nakoze zawe kabisa, kuri zawe. Maske ndabakunda cyane. Ese channel isaniye
isaniye izina n'indi yakora monetization. Oya, uzabireke nta mpamvu. Amazina se wayabuze, urajya gufata channel yitiranye n'uyundi kubera iki? Ni wafata ikintu cy'abantu ukakiyitirira. Washatse izina ko amazina ahari, kandi mukajya mwiteza ibibazo. Urabeshya Etienne Mbonyinshuti, urabeshya abacuruzi ku mbuga nkoranyambaga babitangiye kera, none uje uhimbye ikinyoma. No mujama se ko yarakayira. Mureke, aya ni amaco y'inda mane, ntabwo ari ukubeshya. Ibaze umuntu aguhaye ubuhamya byamubayeho, ariko erega nabo ni ubucuruzi bazi ibi. No mujama okay. No mujama isamusubiriza tera gatebe wige. No mujama ranyo ndakubeshya se, nakubeshya iki? Nakubeshya iki okagira Imana we? Kamuramba babaje ni gake wabona umuntu ukubwiza ukuri. Hano barimo baraterana amagambo, biramureba nyine tunimba ariko abyumva. Umva kaze nkwereke wowe Etienne Mbonyinshuti, ntabwo mba nagufashe, ntabwo mba nafashe ntuze yawe ngonze, ntabwo mba nafashe ukuboko kwawe cyangwa se mfata amaso yawe ngo reba ino video. Nimba wumva amasomo nguha atagufitiye umumaro n'ubundi ntacyo unyishyura, genda ubireke. Sinzi impamvu zo gutera abantu bose bari muri positive vibe, uraje ngo arabe urabeshye. None se kuki uterekanye n'icyo mbeshya? Nge byumba byabiri real man, nge mbaye ibintu mbana fact. Bikomereza uriya mureke. Madekira Hero, urakoze kubw'amakuru duhaye. Uburyo wita kuri comment, uramutse yawe umujama nashimiye kabisa, comment nzitaho. Uramutse uzanye podcast z'abahanzi niyo baba ari underground twabikurikirana. Yangiye kuzana ibintu by'aba content creators, nzajya mbahiga abantu bafite ibintu bakora nyine bya danje, haba online. Zahera nyine hano kuri murandasi, tugende dukuza tureba ibirimo birajyamo mbere. Nibanyemerera sha bariyemera man, kugira ngo bagoye interview abari sawa, abari insazi plito. Niyo si bamaye warning video barayiri movinga. Nahise nyisiba. Ibyo ntabyo bizagufasha kuyisiba, ntacyo bikora. Waguhaye bagwaye warning ntaribi, icyo ni strike. Abadahusha kugura Google AdSense bisaba iki? Amafaranga. Kubake umurimo mu TV, ni gute wareba ko AdSense profile yawe yuzuye neza? Nzabibereka. Agatimba TV, Superblo, SNZ app zakoreshwa mu kweditinga video iri high quality ukoresheje Android. Narazibabwiye, subira inyuma mu video yanyu urayizibona. Abadahusha bro, uradusigurira ingene bamonetiza? Nzabikwereka. Dukunze TV Hello, ese kuri YouTube wari postinga abasaboya? Brother wamfasha ukansobanurira kuri AdSense ihemba? Nzabibabwira. Impamvu mba ndimo ndagira ndazabibabwira nuko mpavuga ngo tuzagitugeze nyine step by step. Amajwi, thank you man. Hari program yitwa YouTube promotion, irafise akamaro mu Rwanda. Irakora, yego irakora. Ushobora kuba washyiraho kwishyura nyine video yawe bakayipromotinga, birakora cyane rwose. Ni nayo nziza cyane, yizewe kuruta kujya kugura ibindi. Niyo niringiye Moise Oliver, kugura channel ni byiza. Ni byiza bikana bibi. Vumbura Entertainment, muraho neza Oliver, mwarimu w'abanyarwanda. Ndashaka kugisha inama, ndashaka ko kuba umu content creator, nigisha nkoresheje telefone gusa. Ubu maze kugura phone ebyiri, zose nasangaga zifata amajwi akorora cyangwa se igatera montage. None mfite phone y'ijana, niyihe telefone nagura ikamfasha gukora video zanjye neza kandi ikaba ari telefone yandinda kwicuza? Gira inama. Vumbura Entertainment, buriya Google Pixel zose aho ziva zikagera kuri content creation ni fresh. Narayikoresheje Google Pixel igihe kinini, nza gushiftinga njya kuri iPhone, nazo zirakora.
aho ngaho nyine ni ku kintu kijyanye n'amashusho, ikintu kijyanye n'amashusho Google Pixel na iPhone byagufasha. Ikindi kintu ni ku kintu kijyanye na udakenera amashusho wakoresha ziriya zindi nyine, ndetse ko nanone ntabwo ziprefera kuba ko hari igihe zibana zigahagarara, ariko zo nizo sawa cyane. Ikindi kindi agatangazo k'ingenzi mbafitiye, ubu ngubu mfite business yanjye ntumiza ibintu online. Nimba ukeneye ikintu cya danje wampamagara nkakigutumiriza, urindira icyumweru n'igice icyo kintu kikaba kikugezeho. Wumva ibiraka nawe mba ndimo ndiyamamariza. Bonjour, I'm Claude from BB Grand Espoir. Ndabaza mbe gufuta video zose kuri channel iri monetize nta ngaruka byatera birazigira, ntuza uzisibira iki se? Gucyo ujya gusiba video zawe hari ama copyright zifite se? Audio can be cause a copyright, yego. Yes, OLM TV Rwanda yamusubiza yes, main cause of that video or photos. Yeah, audio y'abandi igwa copyright yihuse, ahubwo batanagwaye na strike. Uzibeshye mukoresha indirimbo ya Meddy itagwa strike yihuse. Fise channel ariko iyo nyisuye koresheje indi phone mbona ta content fise, kandi hari video 12 urakoze. Hari wahise umusubiza reka ndebe. Wakoze setting nabi ku buryo bitagaragaza, kuko nanjye iki kibazo nahuye nacyo plutôt. Ya tera gatebe wige yaragusubije hano nibyo ni setting wakoze nabi bavuga, none se nabigenza gute ngo bivemo? Tera gatebe bavuge byaba ko uhabwa short video ibikwereka. Okay, bari barimo barasubizanya, ampaye links nkayireba. Yeah, which is very nice man, conversation ndayikunze. Tera gatebe wige n'umuhanga. Bavuga amakuru yawe nitwa Tumutore channel yanjye yitwa bavuga. Amakuru yawe nitwa Tumutore channel yanjye Tumutore channel yanjye yitwa bavuga 250. Ubushize comment yanjye tiyasubijwe, nakubazaga uburyo bakoresha copyright match tool. Ariko se bavuga. Let me ask you something. Urajya kwipasa muremure ujye gushaka ibintu bifite ama copyright. Audio library ntabwo ifite imiziki myinshi wakoresha for free. Sinzi impamvu ujya gushaka ibintu by'ama copyright. None se man, ushobora no kubona umuziki udafite copyright bakakurega reused content. Kandi reused content ntabwo isaba ko ufite copyright. Oya, reused content ni igihe umuntu ya-uploadinze ukongera ugakoresha ikindi. Koresha imiziki iri muri audio library. Ibi bintu bya copyright match tool ndabikubwira bikumarira iki? Njye gukora ugenda ushyiraho video nujya kumonetiza bakwangire uzunyitwaraho umwikomoti Oliver Legra warambeshye. Genda ukoreshe audio library ya YouTube urebe indirimbo ukunze abari ukoresha. Nanahabo sobanurira gusiba video kuri YouTube cyangwa se guhindura izina bigira ingaruka. Byambayeho. Urumva iyo uri monetize ugasiba video cyangwa se ugahindura izina rya channel, YouTube itiza igakontrola channel yose guhera kuri zero, yose bakayikontrola. Rero igize amahirwe makeya bagasangamo copyright, icyo gihe cyo yakira kurenga bahita bakudemonetiza cyangwa se bagasangamo ibindi bidasobanutse. Ariko nanone byose yari sawa, nta bibazo ufitemo, okay, izina barihindura bikagenda neza. Kizigenza umuhamya. Okay guys, tubwire niba okay guys yashyizeho S, tubwire nimba iyo ukoresheje ibihangano by'abandi ubone copyright hari indi nkurikizi yaboneka nyuma irahari ntukabikoresha ibihangano by'abandi. Brothers and sisters, I hope ko birangiye wumva neza ko ari kitasubijwe neza cyangwa se nagisubije uko abishaka. Agende ankurikirane n'ubundi arebe nyine wagwantu, agende yongeye yandikemo nyine indi comment ku kiganiro, cyangwa se uyandike ku kiganiro nzayisubiza nyine ubutaha. Ciao mwakoze cyane.
abasubije abandi murabingezi cyane, mwakoze nawe wankurikiranye kugira ahangaha. Hasta la vista, Imana iguhezagire. Ciao ciao, see you.